ariko wiruka inyuma y'iriya mbwebwe kubera iki? Ariko papa Rameki untererana kubera iki? Ariko mama fi buri munsi amafaranga kubera iki? Ariko ke urakomeza gutesha umugabo umutwe kubera iki? Kuba uri muri umuna wanjye bisobanuye gusuzugura umugabo kubera iki? Ariko uzi byose niwe mporera kubera iki? Ariko sister ugenda umvugira amabanga kubera iki? Umutindi nkawe akundana na musaza wanjye kubera iki? Ariko mabuja ko nkukubira amasafuriya nkagukoropera ntushime kubera Rameki, hari ikibazo njya nibaza. Ni gute umugore ashobora guca inyuma umugabo we kubera iki? Niko Keza, kuva nta gushaka ntago ndishima n'umunsi warimo. Kubera iki? 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 Ariko reka nkwereke ikirenze kuri icyo umuroza aroga karenga ubugome bwo bukamuhita ntako byamuhitanye. Wasanga aranciye ku ruhande atarangishije inama neza bakamuha ibintu akabikoresha nabi yangiza bimwica. Surprise. Marita disi. Marita. Makarimu. Wabonye nene? Mwana wa. Nani gukumbuye. None se utambeshya wayiguriye? Ugasanga Nawe wamugize umuturanyi wa Kapura? narasirimutse. Yaratsemere. Abantu b'Ikigali bajya Washyizemo n'udupapuro. Ntabwo ziyumbuye. ni mwaho ntabimenya. Ntukeye mwana wanjye. Ntukeye wenda nkoze ko sambabarira. Wenda nihaye amazi utayampaye nkaroga. Mwana basakira amazi akira. Akira amazi yawe basi n'ukubabaje. Ma warije kumwikasha. Ese ngize. Waruzi ki yari wese ari kwakubanyira. Iki? Utangiye kunaniza ari nabwo cyane. Inyuma Wese muri mbere. uya mari. Kunama byose. Shirazi cyo gikombe ma. Ara kinazi ntayo. Mani ni muri wese. Akugobuza amazi koko. Ese ni wayanyimye ukambwira ngo nimbanze nje Ubu se wabanje koga karinda yawe yakunaniye. ese ntabwo mfite inyota. Niyo waruje gutuma nkumva ibintu byanyu. Ariko uranambeshya wenda biza amanyanga yure no kumbeshya reka nyungure. Ma wamba bari koko. Ese urambwira ngo rero yose nta mwanda mbonamo gute. Va. Cya gikombe tunakijugunye. Akumure ibintu bitangiye Agakombe keza bityo wakamenye koko. Mbabara wo gusoke hano. Mubozi iri koko amenye ko igikombe cyo babiroserezamo. Ugi kupisana muri wese. Ubwo wanarara hano. Manzi nsobanure neza mwana wanjye. Jye nsobanura nta mbabarira mwana wa ntago ntari mbizi. Reka kunywa. Ese Nituma mamuzi. Uretse. Tega izo ntoki. Reka nawe wankoresheje amakosa Marita rwose. Ntamukoresha amakosa. Ndanakuretse. Ese kumfasha ugiye kuko mbigenza Mari. Mari. Ni wese. Ese kuko byemere ni wese. Arambeye. Ese bituraho bati. Se cyaje kandagira aho n'ikimanyuka. Kandi aka gakobwa nagasanga. Urambwira ko nshobora wafata hese. Jyana amazi yawe n'ibindi byawe. Se byo ndoga. Mari. Marita. None. Ajya. Reka mfa kwirwanaho. Bale. Hano biraheze. Biraheze. Ngo njye kugutekera arega njye ni nimwe agacyayi saa sita. Ese uwo mutaracana n'imbago. None se mbaguririye. Akuma wagiye ure ku baturage ntabwo ari gaze. Niyo gaze se. Nyine.
umva kuri radiyo bajya babivuga ngo tureke kwangiza ibidukikije ngo tureke amakara n'inkwi ngo tugire gaze. funguye izo ntoki zashya. Abeshyaga hane se waterekaho gutya bigashya. Ese mwana ubibese njye nzabishobora ko numva gahunda ya leta kuko twese ngo twacana kuri gaze. Reka muritse batwese ariko ryureka binini bikubaka byane. Hari kari urakina. Uyu mugozi se Mark umva bone tekere. birashya se ahubwo nakandi kantu nshaka kukubaza. Mari uko kuri mu iki aka kabati ko wategurwa inyuma karashyushye urumva noneho naje gukingura uzi ko hano wahategurirwa uzi nko kuva nko kumukona. naguhaze Wampaze naguhaze pe ngwino hano ariko tumigize ngwino unimugeze nawe akako. Oya boss, oya maswajya ngo ndihane yawe de. Oya mama bara gucara icara kuri do. Baba zitereze urukweto rwanjye. Narwo nguhaye. Urandorera aho wahereye. Ngaho muri wese, ngaho hehe, ngaho amafirigo, ngaho amagaze, ngaho iki mu minota ingahita narenga 10 uri hano. No wambara. Agasamba se iyo uretse kuva nagira hanga wanyakirije. Keretse yo ureka ukaziriya hari. Yenda wakarura umbeshya ngo nani wese wangize umutu. Ngagenda ujye kuzinywa. Jya kuzinywa zirankari. Jya kuzinywa zose uzimaremo. Urambonera. Mwaje wanye mbafata neza. Ntabwo nigeze mbinuba na rimwe. Ariko nta nisandamara muri uru rugo. None utangiye kumbwira ngo urampaza. Ntabwo winubye ngewe ninubye iyo mico ukuye mu cyaro uzanye muri uyu mujyi. None imbere y'umukwe wawe. Ubwo se ari hehe se? Ari he nagari mu nzu. Nagari mu nzu ra. Nk'ubu nasohoka gasanga uri guhunahuna muri firigo. Nani mwe ko munahuna kuba mwubakije ngo cyane iki ngene ibyo bifirigo byanyu niba n'ibifirigo ngena nzi byari. None kubera icyo utansobanurira. Firigo none ndavuze ma. Ngiye kugutekera niba ari iyo nzara ufite nibishye ndabigusangira. Icyaraho muri uyu mwanya wawe. Mbaye imbwa yicara hanze rero sasa. Yego mbaye imbwa yanjye. Mbese mwizane nyakambwa no kwangiro. Yego. Ntago muze kuri imbwa ariko none se ubwo ndatangira guteka ngo ngwino n'iki kinsobanura. Ubwo nahora muri iki. Nahora muri iki kintu kimbabaje. Urandambiye. Nakibazo muri ndambiye. Sinigeye mbarambirwa. Bari mu igikapu cyanyu ntabwo nshobora kubyina. Ma uri inkunguzi. Ubu ugiye kuriswa nuko uyu nanutse ngo ndi inkunguzi ariko umwana yanjye gusazira mu bana batarabawe. Navuze ngo iki ntabwo ndi umwana wawe. None mugiye ko muri guteza induru hano babaye iki? Akugize ate mama? Hanga habaye iki? Soye mbaza habaye iki? Tarambye ngo ndi inkunguzi nk'amazi. Iminota 2 azi ngo ndi inkunguzi. Azi wese kugenda mu icyo gikapu cyanjye ngiye. Ako se mabagwe igikapu. Ay kosako. Kazonga. Urabona biri gihe mwahereye. Urimo uramuziza iki mu pfuye cyabaye iki? Kurya mwasakuza induru nzu yose. Mama we kari kurira wamukojeje umugize ute? Ako se nta n'ikintu umutwaye. Nese ari amarira aje kuriya gusa. Ngo nuko mubujije ngo kujya muri wese ngo kunywa inkarira. Inkari bikiza. Wese uza ujya kuzana mu mujyi byose wari ubizi. Wakabaye musobanurira ibintu byose akabimenya hanga. None si ibintu byose we waje hano ubizi. N'umunyacyaro hari ibintu byinshi ataramenya muri iyi nzu. Ugomba kumwubaha ntago ari kureba twara umuntu mukuru. Uranyumva neza? Ugomba kumusobanurira ibintu byose akabimenya. Wewe uva mu cyaro uza hano mu mujyi wari ubizi. Twebwe tuva hano tujya mu cyaro ntihari ibintu byinshi byabanje kunshaka. Igihugu ba mama wagenda umusabe imbabazi vuba. Genda umusabe imbabazi. Amarira y'umubyeyi urayazi. Ikindi gihe jya umwubaha. Umusobanurira. Uranyumva?
mbese wahise wicara ahangaha ntabahunze nuko nageze no ku marembo yanyu ngasanga harafunze mba nagiye basi tubabarire mama ihangane wimurakarira sinzi ibintu byamutaye uyu munsi akubwiye nabi tubabarire pe maze kutanzaniye igikapu cyanjye n'itike ngo nigendere maye mama wita hano nta turacyagukeneye marita aganire nabi pe umubabarire wiwe arakoze umwana kuba naranamara n'isahani akambwira ngo arandambiwe ngo ndi nkunguzi mukecuru kuko ngo ndi nkunguzi basi mujye bigusaba imbabazi mama ihangane pe ihangane akoze uribuka muza mu cyaro ukuntu abantu birirwaga bakwirukankaho ngo uri umuzungu mwemera nkiteranya n'abantu nkajya mu buyobozi ahantu hose kugira ngo mbarwanirire ishyaka none marita dore nyiturana amaye ibintu byose nzamubwira gusobanurira ubumenyi nawe ntabwo yari abizi ihangane pe aganiriye nabi tubabarire yego nyine ndi umuturage ariko ibintu byose mwakabinsobanurira ko kunyita inkunguzi ntabwo ari ubuturage mama ntabwo abantu bose ibintu byose baba babizi ihangane turacyagukeneye uri umubyeyi wacu buretse ihangane wita utwanga pe wita urakarira uba wananyubashyirika ntagereka nihangane namubwiye aragerageza kukwereka buri kimwe mu wirire ihangane sibyo ihangane pe nta kibazo garuka byose turabikwereka ntabwo bizongera kuba karibu ku meza rero mwese shaka ufasha Shari sinbyihutishije uranyarukije rwose ariko buriya nicyo cyiza cya gaze sema ndacyandakariye ne wamurakaje kandi ntabwo ari byiza ya mama buriya ndamuzi nta n'imbabazi ugeze umusa ntabwo ari byiza yambaye maso wambabarira siwumva nicyo ngukundira rero ubundi se mama yanyanga akanshira he ko ariwe mubyeyi mfite kandi mbona kirakaye azi nta kibazo shari karibu ku meza uryoherwe merci mana nawe warurire ariko tubashara ndabyibutse nabikunda ko n'agaceri kagaceri rero mama bakita agatanzaniya agatanzaniya ushatse kuvuga iki se ukuntu karyoha umuceri yose ntabwo ari mwese kare umuceri uranahenda gira siriya buriya wajya guhabara ntabyumva mana uryoherwe wihera agakanya se nta kibazo uragashobora reka ngo ikiyiko imigani wacu amakanya arahari ntaryoherwe ariko sheri nsigaye njya kurya numva nabihaza kubera ko umwuka wankumize ubu ntabwo narenze ibi ngewe apeti mama mbona uryoherwe nta no gusenga banabisengeye ngiye kubiteka ma uryoherwe urakoze biraryoshye cyane nizere rero ko wambabariye nta kibazo mari